Mana Nyagasani, umuhanzi w'indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana Israel Mbonyi yongeye guca impaka bikomeye cyane. Uti byagenze bite rero? Ndagira ngo amagambo aze kuba makeya hanyuma ibikorwa bibe byinshi. Ku mugoroba wo kuri iki cyumweru ku itariki 5 Ukwakira 2025 nibwo umuhanzi w'indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana Israel Mbonyi yakoze igitaramo cyo kumurika albumu ye ya 5 yise Hobe. Ariko nanone akaba yari ari kumurika albumu ye ari kubona afata amashusho agize zimwe mu ndirimbo kuri ya albumu. Ni konseri yabereye mu Ntare Conference Arena ndetse kandi abantu bari buzuye bari baje ari ku bwinshi. Harimo abasitari benshi batandukanye, harimo The Ben, Coach Gael, Masambi Ntore, Kenny Mugarura uyobora 155 AM nk'uko uri kubabona muri screen yawe. Ikintu gitangaje rero ndagira ngo tugaruke kuri iki gitaramo uko cyagenze kuva gitangiye kugeza kirangiye, ndetse kandi tukaba turi bubinyuremo mu gihe kitarambiranye. Ngo wayikaze kuri Admount New. Hallelujah. Bwana sifiwe. Hebu shakeni kwa Baba. Sikae mboni kisi. Hiyo hakuja hivi mange. Ijanda uyaje. Hallelujah. Bwana sifiwe. Na desire
Yes, nyemerera nongere ngusuhuze kandi nkwifurize ibihe byiza aho uherereye hose. Nkuko uri kubibona rero muri screen yawe, aho ni hanze ku Ntare Conference Arena, abantu bari bakubise hari imbere yuko igitaramo gitangira, ubwo abantu bari ku murongo nyine binjira, ngira ngo uri kugenda ubibona. Ntabwo byari byoroshye, hari abantu benshi, sold out Israel Mbonyi, ngira ngo murabimenyereye ko yakoze igitaramo abari ako kanya kugira ngo abantu bahite baza amatike bayamare ku isoko ako kanya. Iki gitaramo rero cyari igitaramo kidasanzwe cyane kuri Israel Mbonyi, ndetse kikaba igitaramo nanone kidasanzwe ku bakitabiriye. Ariko ndagira ngo tubanze tuvuga aka kantu, hatagira umuntu wumva ko Israel Mbonyi yakoze igitaramo muri uku kwezi kwa 10 ngo wumve ko cya gitaramo ajya akora kuri Noheli ku itariki 25 ukuboza ngo cyarangiye ngo ntabwo azagikora. Oya, iki ngiki ni cyo kumurika album ye ndetse no kuyigaragaza ndetse no gufata amwe mu mashusho y'indirimbo nyine zigize iyo album ye ya 5 yise Hobe. Ntabwo rero ari igitaramo cyo mu kwezi kwa 12, cyo mu kwa 12 nacyo kirahari, ndetse kirahari neza cyane, cyanateguye kibera muri BK Arena, ariko ahangaha ni mu Ntare Conference Arena. Hari abantu nahoze mbona ku mbuga nkoranyambaga nyine babyitiranya, ndagira ngo tubanze tubikureho urujijo, atagira umuntu wumva ko Israel Mbonyi atazataramira abantu kuri Noheli. Biriya ni akagaruka, ni ibintu bihoraho. Izaba ari season ubwo ya 4 muri mwaka 2025. Hanyuma rero ndagira ngo tugaruke kuri iki gitaramo kidasanzwe cyaraye kibaye cya Israel Mbonyi, kitabiriwe n'abantu benshi cyane, ngira ngo amaso arabikwereka. Ndetse ubwo Israel Mbonyi yaje kuri stage ahamagawe nyine, byari bidasanzwe, byari ibintu byiza cyane, abantu bishimye. Noneho bamuhamagaye atinda kuza, ahagaze hasi ho gatoya, abantu barasakuza ati Mbonyi. Ubona ko nyine babuze amahoro bataramubona. Hanyuma rero Israel Mbonyi yinjira kuri stage neza cyane, yinjirira ku ndirimbo Ni Nasiri yakunzwe n'abatari bake cyane rwose, ndetse kuri ubu ngubu niyo ndirimbo ye ya mbere imaze kurebwa n'abantu benshi ku muyoboro we wa YouTube. Ndagira ngo ubanze wumve uburyo bamwakiriyemo. Uyu mukozi w'Imana agiye kuri stage. Yewega ibintu rero byakomeje kuba ibirori bidasanzwe. Nyuma y'akanya gato Israel Mbonyi ari kuri stage yaje kugira gutya rero asubirayo, asubira mu rwambariro, asohoka noneho yambaye imikenyero, aririmba zimwe mu ndirimbo yaririmbye ziri mu njyana gakondo. The Ben rwose yari yizihiwe cyane, ubona ko yabyishimiye, ndetse kandi hari n'amakuru avuga ko Israel Mbonyi ndetse na The Ben bakoranye indirimbo ebyiri muri iyi minsi iri imbere, ziraza kuba zijya hanze. Ubwo birumvikana nyine ni indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana. Ikindi kandi The Ben nk'ugarutse kubigarukaho mu itangazamakuru, yavuze ko Israel Mbonyi ari inshuti ye cyane, inshuti magara, ni inshuti ya cyane. Ngira ngo nk'uko byagaragaye mu minsi yashize, Israel Mbonyi yagaragaye nawe ari mu bantu bagiye gusura The Ben no guterura umwana wa The Ben witwa Ikeza Runa Oramugisha.
rero Israel Mbonyi yagaragaye cyane mu mashusho yagiye guterura umwana ndetse nawe yizihiwe ubona ko byari ibirori bidasanzwe. Rero The Ben yavuze ko afitanye umubano ukomeye cyane we na Israel Mbonyi, ndetse agaruka no kuri Coach Gael nk'uko mwabonye ko Coach Gael yicaranye na The Ben mu buzima busanzwe, nyine ni inshuti cyane Coach Gael ndetse na The Ben. Hanyuma kandi anashimira cyane Coach Gael avuga ko yamufashije kuba yakora iriya ndirimbo Why yakoranye na Diamond Platnumz wo mu gihugu cya Tanzania. Twigarukiye rero kuri iyi album ya Israel Mbonyi, ni album yakiriwe neza cyane ndetse ngira nk'uko muri kubibona ishusho irabigaragaza, ndetse kandi ni album yise Hobe, ikaba ari album ye ya 5. Ni ikintu kidasanzwe, ni ikintu gikomeye cyane kubura umuhanzi ukabasha gusohora album zigeze kuri 5, ni ikintu kiba gikomeye cyane. Ngayo nguko rero reka ngushimire wifashe umwanya ukabana nanjye kugera kuri uyu munota, ni by'agaciro gakomeye cyane. Mubwira ngo reka duhurire mu bindi biganiro bigiye bitandukanye. Ciao ciao.